Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu ashimwe. Reka tusome iyi Zaburi ya 63 umurongo wa mbere kugera ku wa 8. Haravuga ngo Zaburi ya Dawidi yahimbwe ubwo yari ari mu butayu bw'i Yudaya. Mana, ni wowe Mana yanjye, ndazinduka kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Uku niko nagutumbiriye ahera hawe kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, kuko imbabazi zawe ari izo gukundwa kuruta ubugingo. Iminwa yanjye izagushima. Uku niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho. Akanwa kanjye kazagushimisha, iminwa yishima. Uko nzakwibukira ku buriri bwanjye, nkagutekereza mu bicuku bya nijoro, kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Amen. Imana ihimbazwe. Iyi Zaburi bandikaho ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi yarapfuye ntakiriho. Iyi ni Zaburi yawe, ni Zaburi yanjye Mama Ebenezer muri uyu mwanya. Ngo yahimbwe ubwo yari ari mu butayu bw'i Yudaya. Nawe hari ubutayu waciyemo, hari ibintu wanyuzemo, ariko iki gihe ni igihe cyo gushima Imana. Ukwezi kurashize, ni igihe cyo guhereza Yesu icyubahiro. Imana yarahabaye. Ngo Mana, ndazinduka kugushaka. Ni igihe cyo kuzinduka tukashaka Imana, tukayishimira. Ni igihe cyo kuzinduka tukaza kubwira Imana ngo Mana, ndagushima. Ni igihe cyo kuzinduka ukavuga ngo Mana, ndi hano, narinje kugushima. Ukwezi kurashize, warangaburiye, waranyambitse, wabanye nanjye, ibyo nahuye nabyo. Muri byose dushima Imana. Ibi ni biza dushima Imana. Ni ukuri Uwiteka yarahabaye. Tugihumeka, nyankunda kuvuga ngo turi abakandida b'amasezerano, kandi biba byiza tubonye turamutse amahoro. Nyankunda kuvuga ngo zinduka usenge, fungura umunwa usenge, ramburira Imana amaboko. Muri iyi zinduka usenge rero, mwaramutse irimo ni ngo shima Imana, kuko Uwiteka niwe wenyine wahabaye. Shima imbabazi z'Imana zabanye natwe. Dushime, dushyire Yesu hejuru. Umurongo wa 3 bavuze ngo uko niko nagutumbiriye ahera hawe kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. N'ukuri ku kwezi habayemo gusenga, gusengera umwaka wose, gusengera ibintu byinshi, amaproje, gushyira ibintu imbere y'Imana by'umwaka wose, ni byinshi. Twagiye dutumbira Imana mu buryo butandukanye. Umuntu agiye yiherana n'Imana uko ashobojwe, uko abashije, agenda abwira Imana ibye, kubera ko twari tukiri mu ntangiriro z'umwaka. Ubu rero noneho naho gukomeza gushaka Imana, n'ubundi nta kizatuma tutazinduka kuza kuyishima. Uyu munsi ni uwo gushima.
dushima ko Imana yumvishe gusenga, dushima ko Imana yategeye gutwi gusenga kwacu, dushima Imana ko yatweretse imbaraga zayo, dushima Imana ubwiza bwayo, dushima Imana imbabazi zayo, dushima Imana ko ariyo yonyine yahaye akanwa kacu amashimwe, dushima Imana tuyihimbaza ko tukiriho. Uko niko nzahimbaza nkiri, nzaguhimbaza nkiriho. Ku murongo wa 5, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Kwako niho ndavuga ngo ramburira Imana amaboko, tumanika amaboko dushimira Imana kubw'ibyo yakoze. Ukwezi kurashize, haleluya, ngo umutima wanjye uzahazwa nkuriye umusokoro n'umubyibuho, n'akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima. Ni ukuri dukwiye kwishimira Imana yacu tukayinezererwa, tukumva Imana iraduhagije, tukumva Imana itubereye nziza, kandi koko itubereye nziza. Data araduhagije. Niyihe Mana yindi iriho wakwizera? Ntayiriho. Niyihe Mana yindi iriho ishobora byose? Ntayiriho. Niyihe Mana yindi iriho uretse Imana yaduhaye Yesu, uretse Imana idukunda, uretse Imana yaduhaye ubugingo biciye muri Yesu Kristo, uretse Imana yatwemeye ikadusubiza mu rugo. Umuntu yarakosheje, umuntu yahemukiye Imana, ntabwo abeshyerwa. Ibyaha cy'umuntu yaragikoze, atatira igihango, atatira kuba Imana yaramuremye. Umuntu akora icyaha yivana mu bwiza bwayo, ariko twagaruwemo na Yesu. Niyo mpamvu tugomba kwibuka gushimira Yesu. Mu gitondo ubyutse uvuga ngo Yesu ndagushima, umuramburira amaboko. Kuba tukirimo umwuka tubikesha Yesu. Abagira ngo twihane n'ibisigaye, abagira ngo dutunganye ibidatunganije, byose dushyire ku murongo, maze tuzagende tuboneye dutunganye. Yesu rero turamushima, tumushyize hejuru iki gitondo, ahimbazwe. Ngo uko nzakwibuka ku buriri bwanjye, nkagutekereza mu bicuku bya nijoro, ngo kuko wambereye, ngo uko nzakwibukira ku buriri bwanjye, ngo nkagutekereza mu bicuku bya nijoro, ngo kuko wambereye umufasha. Ni ukuri uku kwezi Imana yaradufashije, Imana yaradufashije pe. Ni ngo twibuke Imana uyu munsi wose, twirirwa dushimira Imana. Nijoro nuryama wibuke ngo Mana ni ibiki ku kwezi ko gushize, uyu munsi ari uwa nyuma, ni ibiki byo Imana yagukoreye ku itariki ya mbere. Uvuge ngo Mana ku itariki ya mbere wagendanye nanjye. Ugenda ureba muri ibyo yararemye ngo bari iyo migisha, ubarure, wibuka aho Data wa twese akugejeje. Ni kure aha tugejeje, kandi n'aha tujyanye ni heza, kandi ni kure. Umwami yubahwe. Ku 8 bavuze ngo kuko wambereye umufasha, ngo kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Ushimira Imana yatubereye umufasha, yaradufashije. Yesu yaradufashije uku kwezi, yaradufashije kwinjira mu mwaka mushya, yaradufashije mu byo amatwi yacu yumvishije, yaradufashije mu byatubayeho, yaradufashije mu ngendo twagenze, yaradufashije mu miryango yacu, mu bavandimwe, mu nshuti zacu. Yesu yaradufashije mu gusenga, yaradufashije. Haleluya, avugana natwe, yaradufashije mu mirimo yacu, yaradufashije mu kujyana abana ku ishuri, yaradufashije. Yewe ni byinshi, ni byinshi yadufashijemo, ni byinshi, bimwe ntitubasha no kubibara. Yaradufashije tubyuka amahoro, yaradufashije n'ubu tubasha kuvuga. Uwiteka yubahwe. Reka dusenge. Haleluya, reka tuvuge haleluya 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwami yaradufashije. Papa turagushimiye, Mana nziza, El Shaddai, Mana yanjye. Ntagiza burari ya Dawidi ni yanjye Mwami, ntagiza burari ya Dawidi ni twebwe wihaye iki gitondo. Turagushima Mwami, nubwo twagiye tunyura mu butayu, nubwo twagiye tunyura mu bikomeye, nubwo twagiye tunyura mu nzira z'ibizigo, nubwo hari n'ibyo tutamenye, aho hose twagiye tunyura wagiye uturinda, ukabidukuraho tutarabimenya, bitaratugeraho. Ni byinshi wakoze, ushima. Ukwezi kurashize, ushima. Wahagararanye natwe, wagiye ubana natwe Mwami. Ntacyo tugushinja, niyo mpamvu tuzindutse kugushaka ngo tugushime Mwami. Imitima yacu iragushima, imitima yacu igushyize hejuru, imitima yacu irakunezerewe, imitima yacu yuzuye umunezero, kuko Uwiteka ari wowe twatumbiriye, ari wowe twasenze muri uku kwezi, ari wowe twahamagaye Mwami. Nawe ntiwahwemye kutwumva, nawe ntiwahwemye kudutegera amatwi, nawe ntiwahwemye kugaragaza imbaraga zawe ku buzima bwacu, nawe ntiwahwemye Mwami kugendana natwe. Haleluya.
haleluya. Tuzanywe no kugushima mwami, tuzanywe no kuguhimbaza, tuzanywe no kukubwira ngo warakoze papa, ukwezi kurashize, warakoze ibyo wadukoreye, warakoze mwami aho ugejeje, warakoze papa muri uru rugendo rw'agakiza, warakoze muri uru rugendo rw'ubuzima, warakoze kubwa buri wese mwami, wagize neza, imitima yacu iranezerewe, warakoze papa. Turagushimiye, turambuye amashimwe dufite. Shimwa buri wese, ndasenze mwami uko agenda gushimira muri detaye, abantu bavuga gukomera kwawe, abantu bavuga uko wagendanye nabo ku kwezi mwami, ushimwe. Wakira amashimwe yacu, wakira imitima igushima, wakire guhimbaza kuri mu mitima yacu. Uwiteka turagushimiye, watubereye umufasha, wadufashije mu nzira zacu, wadufashije muri byinshi tutarondora. Uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, uri umufasha udufasha muri byose, tunezerewe mwami, aho hose wagiye udufasha. Shimwa mwami, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe, izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi icyubahiro kibi cyawe mwami. Wagize neza data wa twese. Haleluya. Ushimwe kubw'imiryango, ushimwe kubw'icyumba cy'amasengesho, ushimwe kubw'abana bawe abagore n'abagabo, ushimwe kubw'abasore n'inkumi, ushimwe kubw'abakecuru n'abasaza, ushimwe kubwa buri wese mwami. Izina ryawe ni ryamamare. Turagushimiye, turagukunda kandi Yesu, turagukunda niwe wadukunze mbere, ariko wumve ko tugukunda. Wagize neza, himbazwa, ni wamamare. Turagusabye ngo uyu munsi uganze, wakira amashimwe, wakire gushima mu mitima yacu. Aho tujya hose ujye wumva gushima, uko buri wese asenga ujye wumva gushima. Izina ryawe ryamamare. Singizwa ni wowe Mana, singizwa ni wowe mwami, singizwa nyiri bisingizo ni wowe, rahatwa ni wowe nyiri kuratwa kose, rahatwa urakwiriye, rahatwa ni wowe ubereye amashimwe. Haleluya. Urakoze Yesu, tubisabye twizeye, tubikubwiye n'umutima wacu uciye bugufi. Akira amashimwe yacu Yesu. Amen. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba uje hano bwa mbere kuri iyi channel Gusenga Mama Ebenezer, kandi ntiwibagirwe no gukora na share kugira ngo ujye ukurikirana amasengesho ya mu gitondo. Umunsi mwiza kandi ushima Imana. Ntiwibagirwe ushime, ugende ushima mu kazi kawe, ushime mu bikorwa byawe, ushima. Izina ry'Uwiteka urishyira hejuru. Shalom.